Mwiriwe neza, turabasuhuje cyane kandi amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese. Ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu mwiza tuboneramo ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe amazina meza y'abana b'abakobwa atatu ajyanye wakita umwana wawe ndetse n'ubusobanuro bwayo. Aya mazina rero ni amazina 30 kandi agezweho ku isi hose. Ibisanzwe rero nge tugiye kubana muri iki kiganiro Demizero Felix. Ikaze. Ku mwanya wa 30 turasanga amazina atatu ajyanye ariyo Imano Maso Daniel. Izina rya mbere rero risobanura ukwizera n'umugisha, irya kabiri rigasobanura uwizera Imana, irya gatatu rigasobanura umugisha n'ineza. Ku mwanya wa 29 turasanga amazina atatu ajyanye ushobora kwita umwana wawe w'umukobwa ariyo Ishimwe Alexander K. Ishimwe risobanura impano n'ubushishozi, Alexander rigasobanura ufite impano, naho K rigasobanura uwuzuye ubushishozi n'ubwenge. Ku mwanya wa 28 turasanga amazina atatu ajyanye ushobora kwita umwana wawe w'umukobwa ariyo Uwase James No. Izina Uwase risobanura ukwizera n'impano, naho James rigasobanura uwizera Imana, naho No rigasobanura wuzuye impano n'ubutwari. Ku mwanya wa 27 turasanga amazina atatu ajyanye ariyo Mutoni Caleb Dikes. Aya mazina rero afite ubusobanuro bwayo. Izina Mutoni risobanura ubutwari n'ubwiza, Caleb rigasobanura uwuzuye ubutwari n'ubwiza, naho Dikes rigasobanura uwubaha abandi. Ku mwanya wa 26 turasanga amazina atatu ajyanye ariyo Tumaini Liam Etienne. Aya mazina rero afite ubusobanuro bwayo. Tumaini risobanura icyizere n'umugisha, Liam rigasobanura uwizerwa, naho Etienne rigasobanura uhorana icyizere kandi uha abandi umugisha. Ku mwanya wa 25 turasanga amazina atatu ajyanye ushobora kwita umwana wawe w'umukobwa ariyo Umucyo Maso Leo. Aya mazina rero afite ubusobanuro bwayo. Umucyo Maso rikaba risobanura urumuri n'icyizere, naho Leo rigasobanura utanga urumuri n'icyizere mu bandi. Ku mwanya wa 24 turasanga amazina atatu ajyanye ariyo Ineza Alexander K. Aya mazina rero afite ubusobanuro bwayo. Izina Ineza risobanura urukundo n'ineza, naho Alexander rigasobanura wuzuye ineza n'urukundo, naho K rigasobanura ukundwa n'abandi. 23 turasanga amazina atatu ajyanye ushobora kwita umwana wawe w'umukobwa ariyo Keza Noah Daniel. Aya mazina rero afite ubusobanuro bwayo. Izina Keza risobanura ubwiza n'ubugwaneza, naho No rigasobanura mwiza kandi wubaha abandi, naho Daniel rigasobanura uwuzuye ubugwaneza. Ku mwanya wa 22 rero turasanga amazina meza y'abana b'abakobwa ariyo Amahoro Etienne Dikes. Aya mazina rero afite ubusobanuro bwayo. Amahoro risobanura umutuzo n'amahoro, naho Etienne rigasobanura utanga amahoro, naho Dikes rigasobanura utuje kandi uha abandi icyizere. Ku mwanya wa 21 rero turasanga amazina meza y'abana b'abakobwa ushobora guhitamo ukaba wakita umwana wawe. Aya mazina rero ni Imana Caleb Leo. Aya mazina rero asobanura ukwizera n'umutima mwiza, uwizera Imana, utuye mu mutima mwiza n'ubugwaneza. Ku mwanya wa 20 rero turasanga Mutoni James K. Aya mazina rero asobanura urukundo n'ubutwari, urukundo rufite imbaraga, ndetse akanasobanura uwuzuye ubutwari n'umutima mwiza. Ku mwanya wa 19 rero turasanga amazina atatu ajyanye ariyo Buntu Maso Olive. Aya mazina rero asobanura ubuntu n'icyubahiro, wuzuye ubuntu, wubaha abandi kandi ufasha abandi. Ku mwanya wa 18 rero turasanga amazina atatu ajyanye ariyo Akarere Liam No. Aya mazina rero afite ubusobanuro bwayo. Izina Akarere risobanura ubumwe n'ubwiyunge, naho Liam rigasobanura ubumwe, naho No rigasobanura uwubaka amahoro kandi ukunda abandi.
Ku mwanya wa 17 rero turasanga amazina atatu ajyanye ariyo Ishimwe Caleb Daniel. Aya mazina rero afite ubusobanuro bwayo. Izina Ishimwe risobanura impano n'umugisha, naho Caleb rigasobanura ufite impano yihariye, naho Daniel rigasobanura wuzuye umugisha n'ineza. 16 rero turasanga amazina atatu ajyanye ariyo Tumwesiye Alexander Ethan. Izina Tumwesiye Alexander risobanura ubutwari n'ubwiyunge, naho Ethan rigasobanura intwari n'ubuhanga kandi ufite ubushishozi. Ku mwanya wa 15 rero turasanga amazina atatu ajyanye ariyo Ubwiza James K. Aya mazina rero afite ubusobanuro bwayo. Izina Ubwiza risobanura ubwiza n'imico myiza, James rigasobanura mwiza mu mutima no mu migirire, naho K rigasobanura ukundwa n'abandi. 14 rero turasanga amazina atatu ajyanye ariyo Byiringiro Maso Olive. Aya mazina rero afite ubusobanuro bwayo. Izina Byiringiro risobanura icyizere n'ahazaza, naho Maso rigasobanura uhorana icyizere, naho Olive rigasobanura azagera kure kandi akora neza. 13 rero turasanga amazina atatu ajyanye ariyo Kwizera Aiden Leo. Aya mazina rero afite ubusobanuro bwayo. Izina Kwizera risobanura ukwizera n'imbaraga z'Imana, Aiden rigasobanura uwizera Imana, naho Leo rigasobanura ufite umutima mwiza wuzuye imbaraga. 12 rero turasanga amazina atatu ajyanye ariyo Mugisha No Likes. Izina Mugisha risobanura umugisha n'ubuzima bwiza, naho No rigasobanura ufite umugisha, naho Likes rigasobanura uzana ibyishimo n'icyizere ku bandi. 11 turasanga amazina atatu ajyanye ariyo Kamanzi Ethan Liam. Izina Kamanzi risobanura ubutwari n'imbaraga, Ethan rigasobanura intwari, naho Liam rigasobanura wihangana kandi ufite imbaraga. Ku mwanya wa 10 rero turasanga Umunezero Eliana Divine. Aya mazina rero Umunezero asobanura ibyishimo no kwizera, naho Eliana rigasobanura uhorana ibyishimo, naho Divine rigasobanura ufitanye isano n'imbaraga z'Imana. Ku mwanya wa 9 rero turasanga Ineza Naomi Amira. Ineza rero risobanura urukundo n'ineza, Naomi rigasobanura uha abandi neza, naho Amira rigasobanura ukundwa kandi ufite icyubahiro. Ku mwanya wa 8 rero turasanga Mutoni Berg Irene. Mutoni risobanura uburanga n'amahoro, naho Bella rigasobanura uwuje ubwiza, naho Irene rigasobanura ufite umutuzo n'ubugwaneza. Ku mwanya wa 7 turasanga Mbabazi Ivana Malaika. Mbabazi rero ni izina ryiza wakita umwana wawe w'umukobwa, aho risobanura impuhwe n'impano y'Imana, naho Ivana rigasobanura umutima w'impuhwe, naho Malaika rigasobanura impano y'Imana n'umumarayika ku bantu. Ku mwanya wa 6 rero turasanga amazina atatu ajyanye ariyo Intwari Leona Ariella. Aya mazina rero asobanura ubutwari n'ubuhanga, intwari ifite imbaraga n'ubwitonzi. Ku mwanya wa 5 turasanga Urumuri Nora Maya. Aya mazina rero asobanura urumuri n'umugisha, gutanga icyizere, urumuri n'umugisha ku bandi. Ku mwanya wa 4 rero turasanga Uwase Eliana Divine. Aya mazina asobanura ukwizera n'imbaraga z'Imana, uwizerwa n'Imana ndetse ufite umutima mutagatifu. Ku mwanya wa 3 rero turasanga Teta Naomi Amira. Teta ni izina ryiza wakita umwana wawe w'umukobwa, aho risobanura urukundo n'umunezero, naho Naomi rigasobanura unezerewe, naho Amira rigasobanura ukundwa kandi wubashywe. Ku mwanya wa 2 turasanga Irene Amani Ines. Amani rigasobanura uha abandi amahoro, naho Ines rigasobanura utuje kandi ufite umutima wera. Ku mwanya wa 1 rero turasanga Keza Bella Era. Aya mazina rero afite ubusobanuro bwiza cyane. Izina Keza risobanura ubwiza, naho Bella rigasobanura umukobwa mwiza imbere n'inyuma,
naho R rigasobanura uwuje ubwenge n'ubupfura. Ngayo rero amazina meza atatu ajyanye ushobora kwita umwana wawe w'umukobwa agezweho cyane. Reka tubashimire cyane rero mwe twari kumwe muri aka kanya, reka tubabwire ngo naho ubutaha.